twerekeze ibiganza kuri korali Impanda, tuvuge ngo korali Impanda mu bihe bishya bidasanzwe. Mwerekeze ibiganza mwabwire ngo ibihe bishya bidasanzwe. Itariki bazayandike uhereye none, bazabona ko hari iby'Imana ikoze kandi izakomeza no gukora. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Murabona ko igihe cyagiye. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, ni ibice bitanu. Yakobo aturanye n'Abaheburayo, undi muturanyi we ni Petero, nibo aturanye nabo. Ubwo turagira ngo twihute, ni mu Isezerano Rishya page 236, ibice bitanu ku murongo wa 16. Haravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Tuganire ijambo ry'Imana, mufunge Bibiliya. Iri jambo twarihaye intego ivuga ngo umumaro w'amasengesho y'umukiranutsi. Umumaro w'amasengesho y'umukiranutsi. Ntago turi buze gukoresha umwanya munini, ndifuza ko mureba ahangaha tukabiganiraho twihuse, kandi hari icyo uri bukuremo bizagufasha noneho gusenga. Umwanditsi uru rwandiko ni Yakobo. Iyo dusomye muri Bibiliya dusangamo amazina 5 y'abantu bitwa Yakobo. Uyu Yakobo rero ni umwe mu bavandimwe ba Yesu. Nyuma yo kuvuka kwa Yesu, Maria na Yosefu babyaye abandi bana. Uyu niwe mwana mukuru witwa Yakobo. Uyu Yakobo ntago yigeze yizera Yesu mu gihe yari ariho. Mu myaka 33 yamaze ku isi ntago yari yarizeye, ahubwo yaje kwizera Yesu nyuma yo gupfa kwe no kuzuka kwe. Yanditse uru rwandiko ufite ibice 5 n'imirongo 107, kandi uru rwandiko yarwanditse muri 62 nyuma ya Yesu. Pawulo yahuye nawe bwa mbere, bahuriye i Yerusalemu, kandi uyu Yakobo yari inkingi ikomeye cyane mu ntama nkuru yaberaga i Yerusalemu. Ntago ndi butinde ku mateka ye, ahubwo reka tuvuge icyo dushaka kuvuga: umumaro w'amasengesho y'umukiranutsi. Abantu benshi barasenga, n'ubu twese twaje gusenga, ariko kenshi abantu barasenga ntihagire impinduka zigaragara. Umuntu akamara imyaka 20 asenga, ariko ntihagaragare impinduka. Abantu bose babaye abanyamasengesho, ku cyumweru baba bagiye gusenga, ndetse no kuwa gatandatu no mu minsi isanzwe, ariko wareba impinduka z'amasengesho basenga ukazibura. Hari impamvu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Gusenga ufite ibyaha bingana no kudasenga, wongeyeho kudasenga ukongeraho kudasenga, ntacyo bimaze. Bene ayo masengesho ntago agera imbere y'Imana. Ni nk'ikiganiro wakwiganiriza warangiza ukarekeraho.
kubera ko iryo sengesho ntabwo rihabwa agaciro imbere y'Imana. Ariko ndashaka kubabwira isengesho rigira agaciro, rizamuka, rikongera rikazamuka, rikagera imbere y'Imana, rigakomanga urugi rw'Imana, Imana igafungura. Iryo ni isengesho ry'umukiranutsi. Amen. Isengesho ry'umukiranutsi niryo sengesho rihindura ibintu. Amasengesho adukiza umubi. Umumaro w'amasengesho ndavuga bikeya bitewe n'igihe ndimo ndabona imbere yanjye. Matayo ibice 6 ku murongo wa 13, iri sengesho riravuga ngo ntuduhana mu bitwoshye, ahubwo udukize umubi. Iteka ryose duhura n'umubi udutesha inzira tuba turimo, kandi uyu mubi nta wundi ni Satani. Yateye Kayini, yica umuvandimwe we Abeli. Ariko iyo dusenze Imana neza, dukiranuka, amasengesho adutsindira umubi. Duhereze Imana icyubahiro. Kabiri, amasengesho adushoboza, adufasha kwihanganira ibigeragezo. Matayo 26:41, mube maso musenge mutajya mu moshya. Iri ni isengesho Yesu ubwe nawe yasenze, abona igihe kigeze, abona urugamba rukomeye, ajya gusenga. Muri aya masengesho Yesu yasenze yakuyemo imbaraga zidasanzwe. Iyo twasenze neza mu masengesho tujya dukuramo imbaraga. Gatatu, amasengesho ajya tubera uburinzi mu nzira ducamo. Iyo dusenga mu buryo Imana yemera, amasengesho atugenda imbere, amasengesho akatuba inyuma, amasengesho akatuzenguruka, amasengesho akazimya umuriro waka. Saduraka na Meshake na Bedenego bakijijwe n'amasengesho. Ubwo bamaramaje guhamya Imana, bakavuga ngo nta yindi Mana ikwiriye gusengwa, nta yindi Mana ikwiriye kubahwa. Bari bamaramaje ko umuntu utari buze gusenga ikigirwamana bateganyije azajugunywa mu muriro waka ugurumana, ndetse uwo muriro bawongezamo umuriro ngo ukuba inshuro 7. Ariko abasore baragenda basenga Imana. Haleluya. Amasengesho azimya umuriro waka. Muri uko gusenga kwabo barababaza bati na nubu ntago muri subiraho. Barahamya kubera ko bari abakiranutsi. Bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo turabizi neza ko Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Imana yacu ifite imbaraga zo gukiza, ifite imbaraga zo gutabara, ifite imbaraga zo kurengera. Ariko nanone baravuga ngo naho itadukiza, amasengesho y'umukiranutsi. Haleluya. Naho itadukiza, twebwe ntago turi buze gupfukamira Imana zawe. Bahamya Imana. Ntago batinya umuriro kubera ko bari abakiranutsi, ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro, ngo bakigera mu muriro basangamo nyir'umuriro yagezemo mbere yuko bageramo. Haleluya. Basanzemo nyir'umuriro. Kandi rakambatangariza, nyir'umuriro we ntiyavuyemo,
havuyemo Saduraka na Meshake na Bedenego, ariko mu bantu basohotsemo ko ari batatu, uwa kane ntabwo yasohotse mu muriro, ahubwo yagumye mu muriro arindiriye abanyamasengesho bazajugunywa mu muriro kugira ngo azabarindire mu muriro. Mumuhereze icyubahiro. Haleluya. Mbibutse ko kuri iyi si hari imiriro ducanirwa ku manywa na nijoro, bakayicana ikaka cyane. Uwo muriro uri muraka, nongeye kukwibutsa ko nyir'umuriro atawuvuyemo, ahubwo nyir'umuriro wicayemo arindiriye abanyamasengesho bazawujugunywamo kugira ngo azabatabarire muri uwo muriro. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga kuzimya iki? Amen. Imana tuyihereze icyubahiro. Icya kane, amasengesho y'umukiranutsi. Nongeye kubibutsa ko ari amasengesho y'umukiranutsi, ntabwo ari amasengesho y'abantu bose. Abantu bavuga amasengesho ariko ntibakora amasengesho. Nabanjije kubibutsa ko amasengesho y'umukiranutsi ni amasengesho usenga watuye ibyaha byawe neza ukabasha kwemerwa n'ijuru. Ni amasengesho usenga udafite amatiku. Ni amasengesho usenga udafite amagambo. Ni amasengesho usenga udafite urwangano. Ni amasengesho usenga utica umurimo w'Imana. Ni amasengesho usenga wubaha Imana. Bene ayo masengesho agira umumaro mwinshi. Muzabona abantu bavuga ko basenga Imana ariko bigatandukana n'ingeso zabo bagira. Bene ayo masengesho ntacyo amaze. Ndimo ndavuga isengesho ry'umukiranutsi. Amen. Amasengesho y'umukiranutsi afite ububasha, afite ubushobozi bwo gukemura icyemezo cyafashwe hateranye inama nyinshi zirenze imwe, bagafata umwanzuro. Buriya umuntu wanzuye agasinya agateraho na kashe biba byakomeye. Bene uwo munyamasengesho iyo yasenze Imana baraterana, ariko muri izo nama baba barimo Imana ntabwo ibizirimo. Ajya gusenga Imana ikamubwira ngo dore bateranye ariko ngewe ntabwo ndi kumwe nabo, dore bateze imitego ariko ngewe ntabwo ndi kumwe nabo. Iyo mitego baguteze uzayisimbuka, uzaca mu mazi ntazagutembana, uzaca mu muriro ntabwo uzashya, nta kintu na kimwe bazagira icyo bagutwara. Nzaba Imana yawe, nzaba mu ruhande rwawe. Bamara kwanzura ibi, mbibutse ko ejo bundi byabaye ku bantu b'Abayuda. Ibyemezo byarafashwe, Abayuda bagize ikibazo gikomeye. Muzi ko bari babashyiriyeho n'umunsi, babashyiriraho n'ukwezi, babashyiraho n'umwaka bagombaga gupfa. Imana irazi ikora umurimo. Abayuda nta kindi kintu bakoze, baragiye barapfukama barasenga. Bakoresheje gusenga, basenga bakiranuka, bafata amasengesho y'iminsi 3. Nyuma yo gusenga Imana irahurura, iraza iza gutabara Abayuda. Urupfu bari gupfa rwapfuye abanzi babo. Amasengesho y'umukiranutsi afite imbaraga nyinshi. Mu cyimbo cyo gupfa bakira ubuzima. Abasenga Imana mukomere cyane. Haleluya. Icya gatanu, Esteri ibice 9 ku murongo wa 4. Ndashaka kukubwira ko amasengesho ahindura amateka y'umuntu agahinduka. Ubu mutubona amateka yacu yarahindutse, kandi nta muntu wabigizemo uruhare, ahubwo na amasengesho twasenze Imana ihindura amateka, irangiza ishyiraho akadomo. Amasengesho y'umukiranutsi ajya ahindurira umuntu amateka yagahinduka. Uyu mubona ntabwo ari we wa kera, ahubwo Imana yahinduye amateka yacu. Umugabo witwaga Morodekayi,
yabaga ku irembo ari umuzamu. Ariko iyo dusomye aha mu bice 9 ku murongo wa 4, Imana ngo yahinduye amateka ye, ngo bwacya agakomera, bwakongera agakomera, ngo akomeza kugenda akomera, ngo ariko yagendaga akomera akomejwe n'Imana kubera ko yabaye mu mwanya wo gusenga kandi agasenga neza. Natwe amateka yacu yahinduwe n'amasengesho. Hari igihe twabayemo tudatekereza ejo hazaza. Ngira byinshi, vuga ikindi gitandukanye n'ibyo navuze. Nigeze kubaho mfite icyifuzo gikomeye. Mwumva icyifuzo nari mfite icyifuzo gikomeye. Iki cyifuzo nkigira mu butayu ndagisengera, cyari gikomeye cyane, kiremereye umutima wanjye. Icyambere, twacanaga umuriro turahuye. Ndimo ndabwira Imana ngo Mana wambabariye ukama umuriro wanjye. Urabizi hari ukuntu waturanaga n'umuturanyi afite umuriro, ukamusaba ukajyana y'urutsinga ukarahura. Murumva icyo cyifuzo? Icya kabiri, hari umuntu nari ndi mideni ry'ibihumbi 50 narayabuze, njya gusenga Imana. Ariko ndashimira Imana yuko mu gusenga kwacu Imana igiduha n'ibyo tutayisabye, kubera ko iyo wasenze Imana utunganye ihindura amateka yabo. Ikindi, abaririmbyi haleluya haleluya, nabaye umuririmbyi wo muri korali, tugasohoka ari uko natiye uniform. Byo bintu muri kubyumva, natiye uniform. Ariko najya gusenga Imana, Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, nzakugeza kure. Imana iyo twayisenze dukiranuka itugeza aho abantu batatugeza, itugirira imbabazi abantu batatugiriye, tuyihereze icyubahiro. Ndimo ndavuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rihindura amateka y'umuntu agahinduka. Niba ibyifuzo byawe ubyerekeje ku muntu, bizaguma aho ngaho, ariko nusenga Imana ukiranuka izahindura. Umunsi umwe turasohoka, turangije gusohoka njya gutira umuntu ikote, amikote ry'abastari. Ntabwo ari ry'abastari, ahubwo n'ukubera ko ryari ry'abaturage nyine. Umuntu wamaye ikote nk'iri ngiri rigera mu mavi, akama ishati washyiramo karuvati ukaba wakora mu ijosi, ugakora mu ijosi, inkweto yacitse. Ndashimira Imana ko yumva amasengesho. Umuntu urimo arasenga Imana yo gucika intege, senga ukiranuka n'ahantu Imana itazagira gute, itazakugeza. Njya ndeba iyo foto nkavuga nti Imana urashoboye gusenga, kandi mu gihe Imana yaguhaye umugisha wasenze, abantu bakazaza baza birirwa bagusaba, nabo bazajye bajya gusenga Imana ibahe iyamuhaye nawe yaguha. Kuko hari igihe Imana isubiza abantu, abandi bakajya kuba ibibazo ku bantu basubijwe. Umuntu umwe yigeze kumbwira ati kanaka n'umupagani nta kijwe, ati kubera iki? Ati nagiye kumwaka amafaranga arayanyima. Na amafaranga ye yakiranuka guri murarya, yakiranuka guri murakiranirwa, hari ibyo yanze gukora wowe uri murabikora, none Imana iramutabaye. Reka matiku, Imana ni yacu twese, genda uyisabe nawe izaguha. Abantu bafitanye ibibazo ngo runaka, oya runaka Imana senga ikamuha, nawe niyo usenga uzayisenge izaguha, ntabwo ijya yimana. Kandi icyo nyikundira, iyo ije gutabara umukiranutsi wayo, ntabwo ibanza kubaririza ngo kanaka avuka he, kanaka yabyawe nande. Iyo ije gutabara umukiranutsi ntacyo iheraho, iyo bitariho irabirema bikabaho. Ngo kanaka ngo yanyimye lifuti, ubushize nigisha nababwiye ko nigeze gusaba lifuti, bakama lifuti, batugeze imbere bakadukubita, bakatuvana hariya mu Bugesera ahangaha ku Mugendo, bakatujyana i Rwamagana, kandi twari tugiye i Nyanza. Hose nasakuza ngo banjyanye i Nyanza, ndimo ndasaba lifuti, yari imodoka yanjye se. Nyurwa n'ukuri, ahubwo wowe ugomba gukorana ubushuti na Kristo,
ukaba inshuti na Kristo ugakiranuka, azaguha umugisha, azakugirira neza. Wo guhanga amaso abantu, amaso yahange Kristo ukiranuka gusa. Gusenga kumukiranutse, haleluya, kugira umumaro mwinshi iyo yasenganye umwete. Masaha yagiye, tuzakomeza kuwa kane. Reka soreza, amasengesho ntibayavuga, amasengesho barayakora. Mwabyumvisije? Ntago bayavuga, barayakora. Abantu benshi bajya mu nsengero batagiye gusenga, kubera ko ikiranga umunyamasengesho ni imbuto nziza, ni imyitwarire myiza, ni ubuhamya bwiza. Rero amasengesho ntibayavuga, ahubwo barayakora. Eliya, soreze kuri Eliya, yari umuntu umeze nkatwe, nk'uko umeze. Yakoreye Imana mu gihe gikomeye. Igihugu yari arimo cyari gifite kutubaha Imana, ariko Eliya ahagarara mu cyuho. Eliya yarwanye n'abahanuzi ba Bali 400 abashera batarimo, aremera ahamya Imana. Ariko kubera ko yari umukiranutsi, Imana iramwumva. Eliya yageze ku mwami, afata icyemezo gikomeye, ijuru riramwumvira. Ategeka, asaba, yizeye ko imvura yahagarara imyaka ingahe? 3 n'amezi 6. Imana yarabikoze harya cyangwa ntiyabikoze? Imana yarabikoze. Imvura irahagarara kubera umukiranutsi yaravuze. Eliya yariye imyaka 3, we n'umupfakazi n'umwana we barimo bararya agafu kari mu kibo. Bamara imyaka 3 barimo bararya iyo fu, kubera ko yari yasenze. Cyo ni igitangaza gikomeye Imana yakoze. Eliya mu bintu bikomeye yahamije Imana imbere y'amahanga yose, akura abantu mu rungabangabo. Abakristo dukwiye guhamya Kristo, tugakura abantu mu rungabangabo. Ubwo bari bazamutse bagiye ku musozi Karumeli, ngo bari bazamukanye imana zabo z'uburyo bwose, ariko Eliya azamukana umusozi na Kristo. Haleluya! Umunyamasengesho yarimo aragendagendana n'Imana. Iyo ukorera Imana by'ukuri, utishushanya, ugakorera Imana ikuzuye, uri umukiranutsi, ugendana n'Imana ukumva ko iri hafi yawe. Ngo bamajije kugera aho ngaho ku kanunga hariya i Karumeli, twarahageze tugeze muri Isiraheli. Ubwo Eliya yaramajije gukora igitangaza, ngo ntago bemeye ko ari igitangaza Eliya yakoze, ngo barashidikanyije, ngo bavuga ko ari amazi yamennye ku gicaniro, ngo ari essence, ngo kubera ko amazi atashobora kwaka. Ariko reka mbabwire, amasengesho y'umukiranutsi ajya akora ahantu bavuga ko bidashoboka. Amasengesho y'umukiranutsi ajya ahindura ibintu byanze guhinduka. Amasengesho y'umukiranutsi ajya ahesha agaciro umukiranutsi akagira ijambo. Eliya nibyo byamubayeho. Baragiye bakora ibyo bagombaga gukora. Simatinya, ntago mpatinda. Ariko Eliya arabareba ibyo bari barimo barakora, yari yibitseho gukiranukira Imana. Aravuga ati nimugire vuba, ati birashoboka ko n'Imana yanyu yasinziriye, nimusakuza iri bwumve, nimukebagure. Ariko we Bibiliya iratubwira ngo yakoze ibyo yagombaga gukora, asenga isengesho rigufiya. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Haleluya! Byaje kumenyekana ko Uwiteka ari we Mana, yihesha icyubahiro ku bwa Eliya kubera ko yari umukiranutsi. Twubike imitwe yacu dusenge. Tuzakomeza mu cyumba cyo kuwa kane kuko ni byinshi cyane. Tugiye gusenga Imana.
twavuze ngo amasengesho barayakora ntibayavuga. Twubike